ariko noneho uyu mukobwa arwaye mu mutwe ariko se nawe uriteka ukarira gusa uri mu nzu wenyine uriteka gusa ukarira abanyamuhanda bose bagahurura hejuru yawe uri kurira si ubwo ubundi uburizwa ni ubwo butese uba ufite n'ibwoko kikoko ibaze ko nje n'umushyitsi nkasanga uri aho ngaho uri kurira gusa ubu surumva urugo rwawe rushimishije ku buryo umuntu yaza agasanga uri kurira buri munsi shamana uranyobeye pe uranyobeye ubundi niki kiri kukuriza hari umuntu wanyigishije gusuka none kugeza na n'ubu sindabimenya kandi igihe namwiciye cyararangiye ariko kumbwira ngo ngende wamwishyuye igihe kingana iki namwishyuye umwaka wose kandi amafaranga mu rugo bari bafite yonyine abana yagujije mu kibina umwaka wose si ubwo yakwigishaga ibya salo yakwigishaga ibiki yigishaga ibya salo gusuka dore rero ahangaha niho mbabwira muramutse muje muri Red Salon mwakwiga amezi 3 yonyine kandi mukaba muzi gusuka kudefiriza ibya salo byose mukaba murabizi harimo abarimu b'inzobere harimo abantu bazi kwigisha ku buryo ntabwo wakagombye kurogota amafaranga watanze ngaho ni karibu muri Red Salon tukwigishe neza amezi 3 yonyine kandi tuguha impamya bumenyi y'ibyo wigiye ngaho ni karibu muri Red Salon.